niko ubonye umugabo umugabo uzi akamaro ke ushaka kutubwira akamaro k'umugabo utumaro dutatu akamaro k'umugabo icyo yakumarira na ya mafaranga mwari kuzangurira imva mugiye kunkingura mwayamaye nkayatamira hakika uyatamira gute waretse zo gapfa bakakumanika kuzuba cyaba kajugunya hariye imbwa zikiye nibyo ngibyo uyatamira gute waretse zo gapfa bakakumanika kuzuba cyaba kajugunya hariye imbwa zikiye nibyo ngibyo ndiko nzaba uyatamira gute waretse zo gapfa bakakumanika kuzuba cyaba kajugunya hariye imbwa zikiye nibyo ngibyo ndiko nzaba uyatamira gute waretse mwongeye kwirirwa abandi mwaramutse bitewe n'aho mugiye muherereye. Amazina yanjye ni Wasema y'Umutabazi nk'ibisanzwe, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye yitwa gute mugenzi wawe ndi kumwe na mugenzi wanjye Mwizere Victoire. This is the Rich Official nk'ibisanzwe. yego turi kumwe n'abatumirwa uko muri kubabona rero ni abantu bari special, ni abantu mwagiye mukunda ku macano hirya no hino. Turabakiriye muri The Rich Official. Twegereje abatumirwa bafite imbaraga nyinshi. Bo asante sana the Rich Official. Ezambala libosoko koma hawa. Bwa mbere ngeze hano kuri The Rich Official. So mina furahi sana. Na sepeli penza. Sobanura. Yes, thank you very much. The Rich Official. It means we are enjoyed to join The Rich Official. Nous sommes très contents de joindre des Rich Official. C'est-à-dire, nous, pour aujourd'hui, nous allons essayer de faire quelque chose de débat ou conversation pour aboutir à quelque chose, pour aboutir à faire rigoler les gens. Je ne sais pas le français, c'est ça le problème que j'ai pour le moment. Quoi qui vous? I don't know French except that I try. You try. Dukomeza ngo rero kuri ikiganiro cy'umunsi wa none Okay. ufite saa 9 zibuze iminota 12 bitari kera ngo dufite iminota miremire 30 se kugira ngo nibuze dukomeze ikiganiro cyacu turi kumwe na ba sister kugira ngo umaze kubwizina ryawe Yes. nawe waribuze ariko ikintu kimbabaza nuko gusa buri gihe nkora shishikariza abantu gushaka abagabo ufite abana bangahe Ese kanyo si baba dushaka nitwe tuzabashaka yaka nitwe tugomba kubashaka cyane baba bazodushaka Oya namwe mugomba kubashaka kuko tukwe nese ndiba tubabuze nimwe musigaye mufite amafaranga rega mwatuburira hese twebwe nta mafaranga dufite urambana nje kwambara mwifaranga urasa n'ifaranga ubu sigaye ngora muri nuza muri Abanyami nese yaka wowe still uracyanywa ngiye MC kunywa rwose agacupa sinzagahemukira nzava ku cupa ruko navuye mu mubiri nagiye kuzimu ko nasanze ntako wamwe yaka ntako nanyweye pasike ndi hangova maze iminsi Nyaruguru nanyweye urwagwa rwa Nyaruguru ikigage navuye Nyaruguru nanubu ndacyafite urwagwa mu modoka Kanyamza yavuze ngo nta muto wamwijiramo yamwoye urwagwa oya wanyoye urwagwa rwa bitoki nirwo rwankujije sinzaruhemukira no muri make nago yakayagusura yanyoye urwagwa outside uzabaze nzovu nabi umukozi ye na mama hari ukuntu yabaga ametse mu mugongo rwose agafata icupa akanyuza umuya hano mu kwaha ametse mu mugongo nkagotomera rwose nkagotomera urwagwa rwa bitoki burangiye niyo nabonye urwagwa rwa bitoki rwa original niyo mitsingi yawe wayireka Erega ibyo ngibyo biterwa naho ukomoka naho uvuka nge ntabwo nigeze mba mu rutoki sinye nituma mu rutoki n'umusinungu none za barungo nabatuka mu rutoki kubigiye natembere hirya no hino mu ntara ntabwo naturutse mu rutoki nasanze abana b'abantu aho kugira ngo bajye muri toilette nta toilette zihari akajya mu rutoki kujya kwitumamo ariko kujya kwituma mu rutoki ntabwo ari ikibazo burya abatanze ifumbire ikomeye yakayabi yakanya burya rero va mu nda ngo ifumbire ya original rero burya ngo naba ifumbire mva mu nda burya ahantu hashyinguye abantu baba hari ifumbire original ikintu cyose uhateye kiramera rwose kubera ko umubiri wacu ufite icyo bita umunyu wa original kandi dufite n'inyama igihe maze kubimborera usanga noneho harya ngo bakwita nesha Jewe nziza cyane jewe
nitwa se Mami Mutabazi. Uwase Mami Mutabazi. Ndi umunyamurenge. Ako bigaragara ko yakagukunze. Ikibuno kiza kwira. Nukuri ko Imana hari ukuntu Imana yaguparitse ikibuno wagira ngo gitegereje abagenzi. Ase yaka ntabwo washaka umukobwa udafite ikibuno. Wese ufite akaye. Mabaje weho ni gatoya rwose sha. Ese ntabwo wanshaka. Tibavuga twebwe ngo umukobwa udafite uko vika bivuze. Baza twebwe yaka. Twebwe ntibazavuga ngo nkuko hayivuga ngo umukobwa ufite inani. Twebaza bavuga ngo umukobwa uremye neza. Uremye neza. Imana yakuremye neza. Ariko turashaka kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu dushaka kugira ngo turebe ko twakwinjira muri mwanandani. Kera abakobwa b'abanyamurenge ntabwo aba bakobwa bashakaga abandi bantu batari abanyamurenge. Ibyo bintu cyabiteraga rero uruze kutubwira uko byari bimeze ariko mumaze kugira development musigaye mukunda yaka ntabwo ari umunyamurenge ngewe mfite masenge y'umunyamurenge babyaye iruhande abanyagosenge gute kandi ari so amuzaye yamubyaye iruhande akabanyagosenge gute kubera ko ntacyo apana n'amasenge mama wanje atakibazo hanyuma ubu ngubu musigaye mufite development musigaye mukunda abari bo bose mugakunda abarundi mugakunda abanyakenya abaganda mugakunda abatanzania mugakunda abakongomani nyirubwite nk'abandandi n'abandi byaturutse kugira ngo abanyamurenge Kisekedi ya Mulumba oya ntabwo bakunda Kisekedi basigaye bamwita mabinga yarabamaze nawe urabashorayo ni akazi kawe yarabamaze abanyamurenge abanyamurenge nako none ndashaka kugira ngo ndebe imva n'imvano yo kugira ngo mwe mwaragize development yo kugira ngo mukunde abandi bantu kuko mwari kundaga mwenyine kuko ngo umunyamurenge kazi ngo yarananaga na mubyara we yewe ico ntaco nzi babyara ico ntakibazo nta kintu nabirenze ndabirenze twebwe nta makuru tubifiteho ibyo ngibyo impamvu kanyo ariko ngo nasobukwe bazaga mu rugo ngo akagira gute kanyonza papa kubera iki ngewe papa kubera iki bandongoreye umugore nanjye mushiki we namutiko yaka aya twega nta mujinya wabaga gusa uwase agiye kumera nk'ababandi umwana yararebye atariko kumbona papa akunda kuba yari aho ngaho gusa ngo yarongoye mama nanjye nzarongora nyina ayiwe uwo ni uwahe yarabivuze kabisa basi kuki ngewe mama ngo papa yaramurongoye ngo yirongoreye mama ngo ni umugore we nanjye ngiye kurongora nyogokuru mugira umugore wanjye si nyina wa papa se bihwaniremo muri iki gihe rero abantu sinzi ukuntu burya ibya kera byari ibya kera burya kera papa yaratahaga twese mu rugo ariko isi y'ubu iravumye ariko ubu ngubu urasanga papa ataha rwose ukabona nta n'igitinyiro afite ntabwo abantu bafite ariko kera abagore barakubitwaga byari ngombwa nese ni ngo umugore yemewe ukubitwa ubu nyine barakubitwa ariko ga discipline irahari niyaye ngo nuburinganire ngewe nshatse n'umugore byabi niba nanzi nka wenda tuvuge kanyonje ngewe muhaye inka ku iwacu kera twahanaga inka ngo ndabanza kujya kubwira umugore ngo urabona ngo rwose ngo ugiye gutanga inka nta negosiyasiyo mfitanye ariko urwo ni urugero batanga kuri ngewe ngo umpaye inka ni urugero umpaye inka ntabwo nayemera aho kumpa inka kubera ko utayemera kanyo aho kumpa inka wampimbwa kubera ko yakatogo n'umugabo ngewe uretse none se uzayishyira he none muri Kigali kanyo kubera ko yakatogo inka kanyo kuko ari inka ari ingurube behind niwo muco w'iwacu twahanaga inka na n'ubu ngewe ntuyime uwo mwaka wawe ntuzanakura ubwatsi uwo mwaka wawe se ngushaka nta nshaka wayimaye ndamuzi wijisho yamaye inga yukumbeshye ntabwo inka mwene musenga ngewe ntabwo nshaka nta nka nshaka ntabwo inka n'inyana yayo ubundi yakara yo guhara ifite izo mfite nananiwe kuzicyura ufite ntabwo meze nk'aba bandi batanga inka zo mu kabari za nka zidataha ugasanga umuntu aguhaye inka wagera ugasanga nta n'agataburete agira nta n'inka reka maze nkubaze uwase reka nkubaze ni Vicky kubwiye ko kakabwa k'umweru gatoya kubwoye kagura ibihumbi 800-600 inyana igura ngahe si 200,000 kuze niyariyo ntabwo ngewe afadhali niyariyo rwose wamimbwa imbwa se wayigurisha
ayiwe iri kwiso ese kubera iki icyo umuntu aguhaye wumva ko ukigaye kubera iki uri kumva ko wogaye icyo kintu nuko ari akaba kiguhaye cyangwa nuko wabugaye iyo nkaguhaye ngenda kubwiye wowe niba mu muco w'iwanyu mwarahanaga imbwa twe ntabwo twigeze duhana imbwa iwacu twe twahanaga inka iwacu hariya hepfo Masisi dufite inka nyinshi umuco w'iwacu wo guhana inka twe ntabwo twigeze duhana imbwa rwose ibyo ni iby'iwanyu ahubwo ni mutariba neza bagiye kuzajya bakwimuka ndetse Kanyo nakubajije uraranywira imbwa Kanyo imbwa wayikura he Kanyo nje nakubajije wowe imbwa wayivana he iriya mbwa ngufi y'umwe sasa reka nkubaze umukobwa mwiza abakobwa bo mw'uyu mujyi basigaye baratwitse amakariso barayajugunye nta mukobwa ucyambara ikariso abo bakobwa urabavuga iki mushikiranye twabona ufite ibuno ryiza buri rimora ni muri iri zuba ni urababeshya ni muri zuba imvura igiye kubaza bimenye gute ko bayajugunye yaka barahari rwose agakubitamo ikanzu nk'iyo kugira ngo ibuno rigende riri muri tetema riri kujegera ngo rikurura abagabo ibyo bintu muri aba bakobwa nawe urimo ubu ntayirimo jewe sindimwo nabanjemo ikabutura nabanjemo akabutura iki ni igiturage uramuvuga iki mama banuza muri Kenya ahantu hitwa nuza Majani Sukari ni nyubako y'umuntu babanjemo ikabutura Kanyo reka nkubwire ese Kanyo kuba nyokuramo ikintu mu mwenda nsanzwe nambara bashiraho ko tugomba kwambara kugira ngo ufate umubiri wacu ni ikibazo ufate umubiri udatakara cyangwa se n'ubuturage kwambura maze yakavugize neza abaje neza abubu ngo basige barajugunye iby'amakariso na kera ndabizi ndibuze kubigeraho ubu ngo noneho utangiye kuvuga ngo kwambara ikariso no kwambara icyo gikabutura niba ari igisukore cyo wambaye ngo ni ukugira ngo gifate umubiri wawe ugenda utakara se nyine ni ukugira ngo wambare wikwize Kanyo cyakora icyo nagukundiye wambaye neza rwose ndabona wambaye ibirebire muri babandi rwose bagenda batwereka ibibero kandi ari bukunda abakecuru b'iki gihe hari abakecuru rwose nsigaye mbona ku mamoto ugasanga umukecuru hari udukanzu bihaye tworohereye ngo turi kuyayora kwerekana iki kibero ugasanga umuntu w'umukecuru ufite abuzukuru ufite abakobwa b'inkumi ese ni wambara utyo wa mukecuru we ubwo buzukuru bawe cyangwa abo bakobwa bawe koko bo bazambara bate oya mukecuru ntabwo haga abagabo ni irari kwa rimwe mw'abakecuru ugenda yiyerekana nawe noneho basigaye bagira bate basigaye bapasura hano ikibero cyose kiri hanze ibi ni abantu irari n'ugukura abagabo n'ugukura abantu mudahuje igitsina kugira ngo bakurebe icyo kibero bakibona bate ese abo bakecuru bo barababona n'abakecuru bariho barababona tutababona abagabo se batababona baza bababona barababona nyine reka manje babakura reka ngwire ngo imfizi nikumirwa n'ugenda werekana ikibero kuriya ariko ntabwo nta makuru uzi hazabura abakureba ikindi ufashe umugore wawe umugore yarahennye agiye guhaha yambaye mu isoko se hariya Nyarugenge yambaye agakanzu agiye guhaha yunamye ari gutoranya agiye kugira gutya imbobo iba yamubonye irebye gutya itira ari mu kabyaro baragiye se abaragiye afatiraho nyamugore y'isoni ziramwica ariko rero mwabagore mwe rwose murakuze pe mw'abakecuru mugerageze ko mutari indaya ko muvuga ngo indangamirwa zirari zicuruza live havuye umukondowazi haje kiberowazi ufite abana n'abuzukuru ariko havuye umukondowazi twaragize kuba kera mu makuru twavugaga tuvuga ku mateve yose tuvuga tuti bakobwa bacu ni mwambare neza mureke kwerekana umukondo kwerekana umugongo ni sawada izuba birakabije noneho hasigaye kiberowazi iyi kiberowazi yaje ni yihe muri kiberowazi ijite kiberowazi kiberowazi cyakora murakabije hanze aha murakabije rwose ubu hasigaye noneho kuzafata ikanzu pasua ugapasura inyuma ku kibuno wazi sasa pasura ahangaha ubu hasigaye kuzapasura hano gutya kuvana ukamanura we kibuno wazi noneho mwuka byaramwe ariko pasura zo ziranarida ugasanga rwose bamugani pasura yo njyewe ubusobanuro bwa pasura nyine uyishyiraho kugira wenda kuri rya jipo rirerire kugira ubone uko utambuka
wenda Reka. ariko nayo gantibende kwerekana ikibero turabibona ibero iyo yo yararengeye niho bigeze gusa birakabije. Ikindi rero rwose Prudence zashize mu mujyi wa Kigali, haba za Remera haba za Sodoma, iyo ngiyo abazimaze ni kondomu zashize. abazimaze ari bande? Nabazirangura nabaziranguza Harya nangwa nabazikoresha abantu byerekeranye kwa muganga rwose bagire Prudence ziwe. Gusa izo mu mabotike zo kugura zirahari, ariko zimwe z'ubuntu ntazo zacu z'abakozi basanzwe abakozi ba leta se twazimaze rwose, zashize baturwaneho. reka nkubwire niba zashize rero ingaruka ni iyihe? uvuga ko niba nta rukingo indwara iramara ingaruka ni sida, bw'akazi kacu kahagaze. indwara isida n'imitezi, ni ukuvuga mu gihe guhagarika akazi k'indangamirwa indaya yari itunzwe n'uriya murimo, akazi karaje gahagarare, kuko njye sinaguha amafaranga nyina Prudence wari nakuzi tutipimishije, akazi kagiye guhagarara, abantu bicwe n'inzara, ko hari abantu batunzwe n'uriya murimo w'uburaya, akaba ariko kazi kamutunze. nkawe Nzovu ntabwo ari byo bintunze, ahubwo nibyo binkenesheje. wagiye Nzovu inama ejo bundi yamuye udufaranga ngo agiye kwa mama ntuza wawe undi kwa mama Queen ngaho. ejo bundi barabakubise Nzovu, mama Queen agifungurwa bajya guserebura umugore yafungura, barabakubise Nzovu bakajya batura bagaterera hejuru bagakubita hasi bagakandagira. Nicyo gituma mbese twagiye mu kiganiro wa mutwe noneho wari wabaye dabo. Urabizi ko afite umutwe wagira ngo ni kwasiteri. nicyo gituma izi bisi zaje nshyashya ni Irvan ruvuga ngo rero wari wabyimbye. nicyo gituma twarangije gukora ikiganiro aryama hasi nk'imbwa yapfuye. Barabakubise mama Queen ijisho rigeze aha, urabona hariya Amasoro ni ahantu hari inganda, haba indangamirwa nyinshi. ngeze vuba naramubwiye wakwimutse wawe kubera ko hari ifaranga rikora ni mu nganda, bazakwicira hano. Nzovu arananira ajye niba iranyo ya mama Queen barayimurogeyemo, apfa gukora ku dufaranga. icyo kintu ntabwo ari cyo, ntabwo icyo kintu ntabwo ari cyo. kiriya kibuno cya mama Queen none se ari ikintu kimwe umaze kuvuga ko isoko rirarangiye, ni ukuvuga ngo bagiye kubura amasoko indangamirwa amafaranga rwose leta rwose kugira ngo Minisiteri y'Ubuvuzi niba ni Minisiteri y'Ubuvuzi bagire bashake Prudence. kuki mwabise ngo indangamirwa? Barabizi ko abakozi hari indangamirwa nuko tubarangarira, indangamirwa baraturangaza indangazi indaya indangamirwa indangazi nitwe. ese ufata gute intuza Nzovu? Unatubwire ese ufata gute nanone yaka nawe utubwire uko ufata Kanyombya na yakigiye atasinze nta kibazo. Urabona ko ikiganiro cyabaye cyiza kuba atasinze, ataraye munuza mu ndaya, ntabwo yaraye mu isoko mbi. Ibu ni sawa, ariko rero Nzovu ku ifaranga araroze, igihe ifaranga rimugeze mu mufuka yumva yagenda ajya he muri izo ndaya indanga. Kanyombya ngewe ukina ndusha. Kanyombya amaze imyaka igeze muri ine, afite ikibanza ari kubakamo inzu, ariko kuyisakara byaramunaniye. Bamuteye inkunga mukamukubita. Abanyamerika se ngo bamfashe baha nimero. Ejo bundi noneho n'utwari yashyizeho igisenge cyaragurutse, wa muyaga w'ejo bundi biza ibiza wa igisenge cyaragurutse. Kanyombya mu mufashe iranza yisakara. None se kuri iyi kintu yacu Derici official nuramugutanze nimero ukayitanga, abangari bazarya amafaranga. oya ntago tuzoyajya kuko azoca kuri nimero zanyu 078 aya ndushaka kuyivuga ubu nyine. ni 078 nimero y'ubu nyine ntake 80 ngo ayo mafaranga nangeraho ni nkayaya. Kanyombya mu mufashe 078 32 80 184 akase kubona ko muvuga Kayita Nkore Njoli nangwa nawe afite ikibanza aho kubona Kanyombya igeze mu myaka hafi 70 ingahe, ntanze arubaka mu mujyi wa Kigali. naguze n'imodoka aracyari mu bukode. indasha burya ngo ubuse ngewe yakana icyo njya mbabwira, ntacyo negereje kuri iyi si, igisigaye ni urupfu gusa. Ngize imyaka 40 nta n'akabanza ka metero 2 nangwa nawe none se bavuga ngo 2025 ngo yakamwana nguri guteganya ntacyo
nta na kimwe ngiye icyo nsigaje ni urupfu nimugire vuba rero none nabonye muri iyi myaka 30 mumufasha atarapfa none Yaka na ya mafaranga mwari kuzangurira imva mugiye kunkingura mwayamaye nkayatamira hakiri uyatamira se gute waretse tugapfa bakakumanika ku zuba cyaba kajugunya hariye imbwa zikiri ni ibyo ngibyo ndiko nzaba napfuye iyo umuntu kandi byaranya yamara gupfa ukabona ibimodoka biraje ukabona abantu baje bambaye imishanana ukabona abantu baje bavuga ati ese nta byeri zaje nimugende mugura amagazi ya 6 birayi biri hamwe abandi rero babavumbi amafiri ibirayi biri hamwe nta nyama Yaka none nta nimero wowe ufite wotanga 0789556139 07956 A59 0795956 satrane amazina yaravuze amazina nabaruje ku cyangombwa cy'umuntu ntago ari Gasore ubu hano baruweho uwa Mungu Innocent yabwe rero umusango wa butaka yaravuze bari abakurambere baje mbere ku isi sinzi hirya no hino yaravuze nzori barigezemo nanjye nzabivuga mbonye iryo faranga oya ko nti wabura umuntu hari ugirisha akora kanyo ko cyaba kingana ko cyose ariko nti wama cyose yaba ari na senyise yaba ari n'inoti y'igihumbi ngewe ndashima ntabwo meze nk'ababandi ngo mpaye make bagwaye muri abanyamurenge ntabwo meze nk'akanyonza niyo bakwerereje ukarangizwa banga bagwaye macyara yo wakoreye wayakoreye ko aba yayavunikiye niba gwaye nicyo nge nubwo wanansuhuza gusa cyo nyine kuba wantekereje kude chapeau uwo mwakuse ndaragusuhuza washaka ngahe ngewe nanjye ngiye kureba umuntu atangiye icyo afite ba none se Yaka ejo ndi ko hari urwaye ugiye gupfa waje gukira mbojame n'imbuza akaguru ariko ubu ngubu ndi koroherwa gusa haje sere cyo muri nagiye iwacu mu nkambi butuba mu karere ka Kirehe ngezeyo aho kugira ngo bamvure ahubwo baramfunga yamaye naraye mabusa wagize ibyago ibyo copa ngo yanyweye ngo mube mumucumbikiye ngo abanza araremo wagize ibyago wari wanyoye se jewe naragenda babwira ati ibyangombwa byanyu byansaziyeho mu mpindura ibindi mu ibindi byangombwa bahita bahamagara Pandagari babankubise pi wari wanyoye koko nanarwaye n'akaguru inari namwe konyage budahanimbwa kudakubita imbwa n'ugusiba kabisa reka ngwi rero uko biri kose umuntu agiye kwifuza ahubwo bamubora mwebwe murabibona afite agahinda urumva ko yafuye njye se nakugereye muri Kenya ngiye gukina filime waretse bakambeshya tukaganira by'umwihariko uruhande bya confidence waretse gakunza akanyambura gakunza aranyambura twari ese na n'ubu ntarakwishura twabira isambu ahubwo umuntu witwa Sara ngo agiye kumwataka amubwira ati anyuze amafaranga yanjye uriya bupfura bw'abanyamurenge bari muri Kenya wumva ko ari abadiaspora bariyo bacu n'abacu ni bene wacu ariko ugasanga wambuye mwene wanyu yewe iriya mitusi sawa kuba yarakwambaye yarahemutse yarahemutse Gasto ari muri Amerika Gasto umubajije yakubwira ko yanyambuye gakunze wamusitaraho ino rigacika uyu muntu w'umwambuzi wese ava ariko gutanga ni uburenganzira bw'umuntu no gutanga ntabwo ari agahato nta muntu wagufosinga ariko urumva ngo ko yambuye ariko gusa yambuye kanyonza uwo wamwambuye we ni amakosa ubwo ni ubusambo ni ubwesikoro ni ubugegera wowe wanamurega bakamufunga nta kumurega none n'amasezerano Yaka tiwigaze tubwira akazicwa n'isoni gusa akazicwa n'ikimwaro kubera ko abanyamurenge bari bose ntabwo ari ingegera n'imfura kandi nta munyamurenge w'imbwa ubaho none Yaka ntiyatubwiye uko agufata n'ukuntu afata Nzovu kuko muri abantu bakunze guhurira akenshi mu biganiro ufata gute Kanyonza ufata gute Nzovu igihe mumaranye nini nkiki cyane wabakuyeho ugikomeye icyo navuga Kanyombya n'umuntu uzanaduhuza nkuko nguko mwaduhuje mujye mutubabarira Kanyombya mu muha inzoga nyuma y'akazi
kuko kanyombya yamaze gushyira mu n'abamara ibyo uvuze ni byose arabivanga n'abamara arabivanga imirwano ikaba kandi ikomeye cyane umuntu uzakanyombya akazi rero jya umusindisha atarakora jya ureka abanza akore anywa inzoga nyuma y'akazi nanjye ubwanjye niba ugiye kunkoresha n'icupa rimwe kugira ngo vibes iboneke ariyo kunsindisha narakora ubwo urahombye itera ububandi itera uburaya ugira ngo wacika nagukurura mu cyumba direct n'igitera ububandi n'igitera ububandi ukamubabanga none ntabwo wancika urebe imico y'inzoga ngaho gano yongera tubwire uko afata nzovu nzovu we nibiri hanze nuko azabitse nzovu ibanga nzovu yanakubeshyera byose avugiraho kandi kuri kamera niwibeshya nzovu ukamubitsa ibanga ryawe rwose nzovu nibiri hanze bagira ngo nzovu ntabangagira nzovu ntabangagira rwose nicyo kintu muziho nawe ubundi mu buzima busanzwe nzovu ni wa wundi natwe tumufata kuriya n'amakosa akoze yose abamuzi kuri X-Large X-Large we wenyine uko nzovu twaramwakiye ibyo yakora byose turabyakira kuko ntacyo twamuhinduraho kandi ari gusaza ubwenge buri gusubira inyuma none uzi ko ari byo koko ariko rwose komsetsa yaka hari umuyaga ariko muri hangana ni nayo masaha y'umuyaga yageze baraboneka none nje nshaka kubabaza igihe cyose mumaranye mubanyeho gute duhuzwa na showbiz nk'uko mwaduhuje na nyuma y'akazi ntabwo tubana nta nubwo ahantu muhurira nyuma y'akazi naho duhura keretse iyo dukubitaniye nk'ahantu wenda ari kunywa nk'akantu nayo ndi kunywa akantu tugasangira tugasaba hamwe na Vicky ni igiki dore ko mugiye kuzagenda kwa gatanu namaze kumenya amakuru ko twenti dufite kugenda turi ahantu turi kugira sari uzagenda wenyine mukazagenda nyuma nta mugabo twenti dufite kugenda nta mugabo ngira nta mugabo ugira imagine nta shawari se kurongora sha ako yaka uri umugore nduzaba umugabo uri umuki ni umugesera genda umukongomani natwe turabakongomani uri umusinga uri umuki ndabizi ko umusinga w'umugayi ndi mwene buroro ukaba umwishwa w'abanyarwanda umwishwa w'abaki wabaha ndi umunyarwanda umwishwa w'abaha ndabazi bari abantu cyane nje rero twe ninkaho turi abanyiginya je ndi umunyabyinshi reka maze nguyu kurongora hari icyo bitwaye taco bitwaye ubi Nairobi ngo Vicky yabaye muteramwako ngo batangiye kuba ngo nabaye muteramwako nyo jewe ndi umunyarwanda nanje ndu muteramwako simbizi nawe wivuze w'umukongomani hano muteragahinda none no mutera shabu kanyo nshaka kugira ngo umbwire ikindi kintu kimwe ahubwo reka banze mbazuyo wambwiye ngo ufite abana bangahe ari gutyo nta numwe afite kanyo singo ufite imyaka ingahe uri ko nafite ingahe 19 ufite ingahe 25 urafite 25 oya yakayavuze ngo we ngakunda abana b'imyaka 18 ngurongoye wabyara abana 25 uri umukecuru ntabwo nakwemera yose uranyenze tayari Jemba nshaka byibuza akana ka 18 yakunze nguyu do wanyanze ngo ure wakunze reka nkubwire jewe nono 30 ndi hafi kuyizuza nzoyizuza mu kwa 12 30 hafi kuyizuza weho ni wowe tuberanye rero ngo turakwiranye rwose nkurusha 8 reka mwibarize rero nkurusha 8 ibi reka nkubwire ibyo bishwa ziko iki gifite 8 iki gifite 30 ese ubyayi wabyara abana bangahe jewe n'abagabo mugira abo tugira ntana biterwa nabo nyine shaka ariko urahungaho ntabwo ujye ubonja ugake mbonje kandi narabyara tavuge se ko urahungaho ntabwo urafata ku isugi ntabwo urafite ku gikoresho uri isugi ntose ibyo ngibyo ngenda ibyo ni biki 20 kanyo 25 basigaye babyara bafite 14 kanyo mukubita igikucu igikucu mukita gute mu kinyarwanda inkonje inkonje ni inkonje ni twe tukita igikucu
ukamukubita no njyewe oya mwebwe muri kuvuga ibintu ngiye sindi kubyumva njye bivuga mu kinyamurenge ntabwo wigeze nibuze uwo kwarabyumva ntabwo ndashaka njye ndacyari umukobwa ntabwo ari wasamura ibyo se ni biki uri kiwerewere makumyabiri utarumva uburyohe benseka uratubeshya ariko naso wowe warashatse yaka njyewe ariko ajya agerageza njyewe ntabwo ndashaka ariko nigeze gutungaho umugore ukwezi kumwe kandi ugakora n'uburayi tubana agasamura buri munsi ukora uburayi ufite n'umugore reka maze ngubaze nawe aho wowe ra bazi uracyari igikucu igikucu yewe igikucu ni inkonje none se 30 urafi kuyuzuza nta mugabo nta mwana urafi kuzuza 30 yewe jewe twebwe mwacu turasenga kurumva turasenga kandi ari gusega se nicyo cyuma nini oya je ko ndagira ngo tuganire mbasubize ibyo mukeneye kanyo je nawe ko turapanga ubu agasembuye gake usibye icyayi kirimo isukari nyinshi na tangawizi niko agasembuye nzamwa ntakindi nawe ni kumeze ariko umukobwa ugeze muri iyi myaka unywa byeri byanga bikunze baba bamukwakwanya bamukwakwanya pe twebwe ko tutazima ntabwo muzima ariko bitavuze yuko namwe moteri zidakora moteri ya gaze reka mbanze nkubaze ndashaka kubaza n'uri serious tugiye kujya ku musozo nyiramoto minota itanu yageze niko ubonye umugabo umugabo uzi akamaro ke ushaka kutubwira akamaro k'umugabo utumaro dutatu akamaro k'umugabo icyo yakumarira njye cyo yamarira yampa abana nkabyara bigenze bite ntabyo nzi njye yamushaka yo mushaka akamushira mu rugo yari guhuza rero njyewe rero reka mbabwire ngana no ku musozo niba mutari munanze njyewe nshobora kukureba cyangwa cyaje kuryama ngo kigiye kuryama umugore ategereza nkahita nigendera ariko ahindukiye ngo reka da njyewe niba mutari munabizi nk'uko nakubonye ubushuhe weho ndaza kukurarana twatandukanye pfa kuba nakubonyeho gusa yo wa face iri joro ninjye nawe reka tubageze rero ku kuragenda gute kandi tugere ku musozo reka tugane ku musozo njari ariko hari ikintu nanjye nshaka kubabwira nuvuga ngo bantu bari hano aho tubabwire ko babanaga na ba nyirasenge babigishaga kwitegura urugo rw'ejo hazaza bakakwigisha tukibabona kanyo n'abanyogose mufite muzisenge tuzisengere kanyo tugiriye inama ba masenge batatugiriye inama ni rero ubu ugomba kwitegura umugabo gute nyine ngiye witegura umugabo rero wegera abandi bakobwa bashatse mungana ubwo wa 25 kanikomoze byagenze gute yewe byaba bigenda gute azagusobanura ukuntu bigenda kugira ngo witegure ubwo ruzaza ejo utazaba ikigwari kandi ngambasizeho ngeze ku musozi mbabwira ciao thank you very much murakoze kanyo baretse kugenda reka kugenda kanyo noneho tugiye gusoza iki kiganiro ariko kubwo n'impamvu z'ikirere reka nkubwire kanyo nawe yaka turabakunda cyane niki guhayireba hiryo je ndagukunda none ndagukunda kandi kugahato kugahato kanyo sigo mfashwe ku yaka reka je mbabwire tugiye kugana ku musozo iyi ni The Rich Official kuko twabibabwiye hano ni mwanyu muze muzigiye mushaka muhawe ikaze gusa turabakeneye nanone tibirangiriye hanga turacafite kuganira cyane kandi inama zanyu ni nziza cyane muzamugomba gutanga inama urambwiye ijambo ryiza cyane riranshimishije ariko ngendeye kuri ari muntu niba uravuze ngo ndagukunda ku ngufu dore utarashaka ngo kandi yamukunze kandi yakayana mukunze niba ari wowe wamukunze yamukunze ko ngukunda nawe yankunze yagukunze karagukunda yaka kaka wanje umubwira ati rwose mama umuhungu wawe yakamwana aragukunda cyane cyane rwose kanyamza ni kibazo ufite kuba kakamukunda hari kibazo ukunda abakecuru gaho genda oya n'umubyeyi wanjye oya nta kibazo mwakoze cyane umukunda muri rwego mwakoze cyane yaka na mwakoze kanyo TV The Rich Official subscribe kumfata ku ngufu ntabwo azambona